Izere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hatandukanye, mbaha ikaze mbifuriza gukomeza kuryoherwa no kugira ubuzima bwiza. Murabizi rero Kagem TV channel yacu igenda tugezaho ibintu bitandukanye, tuvuga ku buzima, tuvuga ku rukundo ndetse tukavuga no ku makuru y'imyidagaduro. Uyu munsi rero tuje mu myidagaduro, tuje kuvuga ibiri gutrendinga cyangwa se byatrendinze muri iyi minsi kugira ngo nawe umenya aho bigeze. Nyuma y'igihe kitari gito bivugwa ko yabakundana nabo bahuje igitsina, ndetse hari n'inkuru zamwanditseho muri 2021 zivuga ko yemereye umusore mugenzi we ko bashyingiranwa. Muri iki cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa kane 2022 yageze gutya yerekana umukobwa yihebeye. Abantu benshi bazi ko ari umutinganyi cyangwa se aryamana nabo bahuje igitsina, ndetse banemeza ko hari umunyamideli mugenzi we yaba yaremereye ko bazashyingiranwa, ariko yageze gutya yerekana umukobwa yihebeye. Uwo nta wundi rero ni Twahirwa Moses wamenyekanye cyane kubera inzu ye y'imideli. Ni inzu ya Motion, iyo mbavuze Motion cyangwa se Moses Motion muhita mumumenya. Umuhungu wambika abantu bakomeye cyane barimo n'umuryango w'umukuru w'igihugu cyacu. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yagize gutya yerekana amafoto agaragaza ibihe bitandukanye yagiranye n'uyu mukobwa, maze rero aya mafoto ayaherekeza amagambo y'urukundo, aho yanditseho agira ati biranejeje cyane kuzenguruka isi ndi kumwe nawe rukundo. Murumva uwo mutomo, ariko biranejeje cyane, it's so fun, biranejeje cyane kuzenguruka isi ndi kumwe nawe rukundo. Nyuma yo gushyiraho amagambo yanashyizeho n'udutima tugaragaza ko kuko hagati yabo harimo urukundo, abantu bombi bakundana. Umukobwa rero nawe ya story Moses yari yapostinze nawe arayifata, arangije aramusubiza nawe yandikaho ko azamukunda iteka kandi ko azahora amushyigikira. Yes, uyu musore Moses ni umusore w'umuhanga cyane mu gukora imyenda myiza ikorerwa mu Rwanda, ariko akaba ari n'umuntu wambika abantu bakomeye cyangwa se bifashije. Impamvu nuko imyenda ye iri mu myenda ihenze cyane rwose, ihenze. Kagenda mbereka ibiciro murebe, ntabwo atinya kuguca ishati imwe yonyine 150. Murareba ukuntu ino myenda igiye ihenze. Ibaze kugukorera agapfukamunwa konyine k'15,000. Ntabwo ari buri wese, ni imyenda igurwa n'abantu bifite, dore ko yanubatse izina, yambika abantu bafatika bafite amazina hano muri iki gihugu. Abastari bagiye batandukanye, abayobozi batandukanye bose agenda yambika. Ibintu bye rero babyihagazeho. Ibaze kugira ngo agakomo bracelet iyi ngiyi mubona yo mu masaro, iyi ngiyi inkingi beaded bracelet iyi ngiyi igura 30,000. Wagura agakomo ko masaro k'30,000. Yes, wakagura, ariko n'indedi bangahe bakagura? Ni bake cyane. Uyu mukobwa Moses yapostinze agaragaza ko bakundana, agaragaza ko bafitanye ibihe byiza, bari mu rukundo, bari kuzengurukana isi. Ni umukobwa w'umu fashion designer, akaba yitwa Tessa, niko yita kuri Instagram ye, ariko akaba afite n'amazina ye, yitwa Tian Shuang Zhang, ariko nyine akaba yitwa Tessa tubivuze mu mpine. Akaba rero nawe nyine ari mu isi y'imideli, akaba ari umu fashion designer cyangwa se babandi bashushanya. Ni umukobwa mwiza rero, ubona ko ntacyo atwaye. Ako nyuma yo kumupostinga yagize gutya mu mafoto yagiye ashyiraho atandukanye agaragaza nyine ibihe byiza bagiye bagirana. Hari agafoto yagize gutya arapostinga yandikaho ngo Mamonalisa cyangwa se Mamonalisa ko wabisoma, ariko nuko nguko yanditse. Ushobora kwibaza ati se iri jambo ryaba risobanura iki? Tuvuze ko rituruka mu Cyarabu twavuga ko risobanura ibyifuzo, akaba yaravugaga ko ari ibyifuzo bye, ariko ryaba riva mu Gitaliyani cyane ko no mutipa akunze gukora imideli, akorera mu Rwanda no mu Butaliyani, kuko risobanura Mona bivuga ready, cyangwa se ubwo urumva bivuze Mamonalisa bishatse kuvuga umugore wanjye, ariko nanone hari n'ahandi ugera bakavuga ko risobanura n'ibyishimo. Urumva ko rero ntabwo ari kubyandikaho gutyo gusa, gufata ifoto y'umukobwa mwiza nk'uyu ukandikaho ngo Mamonalisa, nuko bigaragaza ko ari umugore we mwiza w'ibyishimo n'ibyifuzo bye, n'uwo yifuza. Umugore w'ibyifuzo bye rero niko twabyita mu Kinyarwanda cyiza, niyo magambo yashatse kuvuga. Ni ijambo
ijambo rikomeye ry'urukundo utapfa kwandika ku muntu uwo ari we wese. Abangaba rero ukabona ko bari kuryoherwa n'urukundo muri iyi minsi, ibintu bimeze neza cyane. Moses rero ni nyuma yuko yagiye avugwaho ibintu byinshi mu kwa munani, mu mpera z'ukwezi kwa munani, ubwo ni tariki 31 z'ukwezi kwa munani 2021, yari yagiye yandikwaho inkuru bavuga ko yemereye urukundo undi munyamideli witwa Cedric, bavuga ko rero yamwemereye ko bazabana. Ibi rero byaturutse nabwo kuri story yari yashyize kuri Instagram ye, yashyizeho nubwo ari ukuvuga ngo wenda ngo yashyizeho ifoto ya Cedric, no, nayo magambo yashyizeho niyo yatumye abantu bagenda bavuga ati nyamara uyu mutipe rwose ashaka kuba kuko akundana nabo bahuje igitsina. Yanditse rero amagambo nyine avuga ngo navuze yego kukwemerera gushyingiranwa na Cedric kubera ko nyine ngo yamaze gutegura umupango wose uko tuzabaho, uburyo bazasazana. Ayo magambo ariko aherekeza n'akayemoji gaseka ndetse ashyiraho n'udutima bigaragaza ko bishaka kuba byari na brag, ariko nyine arabyandika. Hari ukuntu abantu bavugana mu makode yabo bafite kode baziranyeho, ugasanga nk'ubu ngubu kuba yaravuze ko yemereye umusore witwa Cedric gushyingiranwa nawe ugasanga ntago ari ibyo gushyingirwa dusanzwe tuzi, ari akandi gakode ko muri business yabo, wenda no gukora na se, wenda no kugira gute, ariko hano ntitwite tubimenye. Icyo gihe rero Cedric nawe yise atwara iyo story cyangwa se ari ayireplyinga, nawe arayipostinga yandikaho ngo save the date, ati musaving itariki kabisa, ariko ashyiraho utudomo nyine itariki ntayo yavuze, ashyiraho naho utu emoji duseka n'agatima. Bivuze ngo bano batipe kwa bari kwiganirira cyangwa se bari muri joke cyangwa se ari kode yabo y'uburyo bavuganamo kuntu. Abantu rero bahise batekereza ko Moses ko yajyana avuga ko kenshi ko yaba akundana nabo bahuje ibitsina, kuko byagiye bivugwa cyane. Rero abantu batangiye gukeka ko aba bombi hagati ya Cedric 250 ndetse na Moses Roi, icyo gihe niko yitaga ariko bitwa Moses Motions, bakaba rero baratangiye gutekereza ko aba bantu bombi baba bateretana cyangwa se bakundana koko bafite na gahunda yo kubana. Ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko Moses kuri uyu munsi ari kumwe na Tessa mu rukundo, bameze neza cyane, bararyohewe. Uyu mukobwa rwose bigaragara ko afite inkomoko mu bihugu bya Aziya bitewe n'amazina ye. Tessa rero ni uri mu munyenga w'urukundo na Moses Motion, bari no mu isi imwe y'imideli nkuko rero yabigaragaje muri iki cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa kane. Rwose bigaragara ko atakiri wa wundi muzi ngo ukundana nabo bahuje igitsina, no, Moses akundana n'abakobwa, ntabwo ari umutinganyi nk'uko mbitekereza. Afite umukobwa yihebeye, uyu nguyu nyine yatweretse ari we Tessa. Na Tessa agenda posting amafoto atandukanye, agenda yerekana ko muri memories cyangwa se inzibutso nziza yagiye agira mu rugendo bagiye bagira. Na Moses arimo, Moses nawe akajya agaposting agashyiraho udutima tugaragaza ko koko amwemera, amukunda, bakundana. Rero bakaba bari kuryoherwa n'urukundo rwabo muri iyi minsi. Yes, niba utarakora subscribe rero ni igihe cyiza cyo kuyikora. Kora subscribe kuri channel yacu ubashe kubona inkuru zitandukanye zivuga ku buzima, tips z'utuntu utaruzi tw'ubwenge mu buzima, ndetse n'amakuru entertainment yayandi acukumbuye, yayandi rwose utasanga ahandi, ndetse unamenye byinshi ku rukundo. Hari abantu bajya tugati inkuru z'urukundo zanyu ziraryoha, za love talk n'ibindi byinshi wibaza. Hari ibibazo ufite wibaza ku mukunzi wawe, ku mukobwa mwakundana, ku musore mwakundana, ku wo mwashakanye, wo mubana, ibyo byose wibaza hano tugenda tunyuzamo tukabivugaho, ndetse tukinjira no mu nkuru z'abantu nyirizina z'urukundo, tukabasha kuzikuramo amasomo yadufasha kugira ngo turyoherwe, relationship yacu igende neza. Mwakoze cyane, Nyagasana barinde, ndabakunda cyane.